niza kugira ngo ubyumve. reka ndarengana. Uburyo yatubwiye ngo umugabo we ngo yarapfuye ngo yari umunyakenya. Uravuze musigaje igihe kingana iki? Ni iminota mikeya, ni nk'iminota icyokora nka 20. Fisi, amafaranga yakugezeho yanjye? Ubu ngende ndiri ko Fisi amafaranga amugeraho. Njye nuko nzi ko ambasade ifasha umuntu. Sawa sawa sawa. Byanze bikunze kubera ko hari ayo mbonye mu kanya. So umbere ndambe ukuntu tubigenza. Uyu nguyu uko n'amasaha yagiye murabyumva mute? Uyu nguyu y'u Rwanda murabyumva gute Rwanda ahubwo mumufashe muri amasaha nimugoroba we abantu bahari babyutse. Bari kumufasha. Natwe byageze gukomereza. Byari byiza. Ariyo byiza se urukwemera amafaranga ntuyatange uyu mupasire nawe. Byari byiza cyane mu kazi ndayatanga. Tuzamura umuntu wo gufasha. Umugoroba nyine turaba twanabyutse natwe. Urabyuka uzi ko wagira ngo uri muri antikite nkaho tutahazi. Urumva byagutwara igihe kingana iki? Jewe simbizi. Wanye ni mu kazi kari nyuma ntwaye. Urabona kwandika amanimero kandika ntuzakoreza amafaranga bisaba iminota ingahe? Njye mba ntwaye ndi kuri vora. Okay. Haribi. Niho watumye tuzamura uno mudamu maze. Oya ariko pasara bikora oya ntabwo. Umaje kubona ngaye kujya tuzagukomeza ku mugoroba. Iyi witanze 180. Y'amanyakenya yayimaye. Okay. So reka tuze gusana nimugoroba sibyo byiza se? Murabyumva mute? Ya hari abantu kujya kubisoza. Saha ki? Kuba Fisi twarangizanyije. Sibyo Denis. Yego ndabyumva nta kibazo. Ubwo ku mugoroba urabuhari nawe sibyo? Ndabamara. Imana iguha umugisha. Yakoze Imana iraha umugisha. Kandi n'abandi mwese Imana ibaha umugisha mwese.